Nshuti bavandimwe turabashimiye aya masaha tunejejwe n'Imana mu mutima kongera kugira amahirwe yo kwicara imbere yanyu biri mu masezerano Imana yaduhaye ko tuzicara imbere y'abakomeye. Imana ibaha umugisha ndabubashye rero abantu muhora munkurikirana kuko muba mwabihaye agaciro. Umuntu nkurikirana rero ari muri iki gihugu cy'u Rwanda mu mpande enye zacyo zose agubwe neza, umugisha w'Imana umubeho cyane. Kandi namwe munkurikirana muri hanze y'u Rwanda mu mpande enye z'isi zitandukanye igihugu uherereyemo icyo ari cyo cyose, umugisha w'Imana ube kuri wowe. Ubwo ugize amahirwe yo kugera kuri no channel ukaba utarakanda subscribe, bikore. Icya mbere nubikora urabunshyigikiye, icya kabiri uraba wiyorohereje mu mutwe, uzajya ubona ivugabutumwa n'ibyigisho n'amasengesho biboneka kuri uru rubuga bitakugoye. Imana iguha umugisha wowe ubikoze, kandi nawe wabikoze Imana iguha umugisha. Ndabakunda cyane rero, ushobora kuba unkurikiranye unaniwe Uwiteka agukandakande. Kera twajyaga turirimba korasi ivuga ngo azadukandakanda, azadukandakanda, azadukanda ibirenge byazamutse imisozi, azadukanda n'amavi yarushya apfukama, azadukandakanda, azadukandakanda. Ariko this is korasi ariko mu mujyi banza zidakora izo mu cyaro, kandi jewe ugishobora kuba kikindemo, ariko wowe unkurikiranye urushye Uwiteka agukandakande ahantu hose akumase. Haleluya, kumase, ukorere massage. Imana iguha umugisha wowe urwaye wakire gukira. Wowe ufite imanza Uwiteka kuburanire, kandi wowe uri kugenda ugere amahoro. Wowe ufite akazi kataguhemba neza Uwiteka akwimure agushyire mu cyiciro cy'akazi kaguhemba neza. Naho nkurikiranye uri umushomeri Uwiteka aguhereze akazi. Ndabikwakiye mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka Wera. Amina, amina. Ndagira ngo rero dutangire dusenga Imana aho uherereye hose, tugiye gufatanya dusenge. Mana ishobora byose, tugushimiye neza yawe n'urukundo biradukurikirana. Tugushimiye uburyo utwitaho pe, mu buryo bukomeye utwitaho. Ntabwo twatekerezaga ko twaba turi muri ubu buzima ukurikije aho tuvuka. Uko turi biraruta mbere, ubihererwe icyubahiro. Ineza yawe turayibona umunsi ku wundi. Udutabara nta muntu ugishije inama. Tuzi neza ko hari n'abantu wacaho ntidutabarwe tukazapfa gutyo, ariko ufite ukuntu ugiye kudutabara nabo bashiduka twatabawe. Uri Imana y'amaboko, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ngushimiye ko utazaceceka, ntabwo byakunda kuceceka. Ku muntu wawe ntuzaceceka, uzakora ibishoboka byose ariko utabare. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Haleluya, haleluya. Ndagushimiye kuri Imana nyamana muri byose mu izina rya Yesu. Amina. Imana ibahereze umugisha. Tugiye kuganira amagambo ari mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cya 38. turasoma duhereye ku murongo wa 7 turageza hepfo. Birashoboka ko aya magambo atari ubwa mbere wanyumvanye, ariko muri uyu mwaka afite ukuntu yatse muri jewe. Haravuze ngo 38, igice cya 38 Yeremiya umurongo wa 7 havuze ngo nuko Ebedimeleki w'Umunyetiyopiya wari inkone akora mu nzu y'umwami yumvise ko bashyize Yeremiya mu rwobo. Ubwo umwami yari yicaye mu irembo rya Benyamini, Ebedimeleki aherako asohoka mu nzu y'umwami abwira umwami ati, Mwami nyagasani, abo mu bantu bakoze nabi ku byo bakoreye umuhanuzi Yeremiya byose bakamujugunya mu rwobo, none agiye kwicirwamo n'inzara kuko ari nta mutsima usigaye mu murwa. Nuko umwami ategeka Ebedimeleki w'Umunyetiyopiya ati, ukure hano abagabo 30, maze mujyane muvane umuhanuzi Yeremiya mu rwobo atarapfa. Nuko Ebedimeleki ajyana n'abo bagabo bajya mu nzu y'umwami, munsi y'inzu ibikwamo ibintu, bahakura ibishwambagara n'inyonga zishaje, abiha Yeremiya mu rwobo abimanuje imigozi.
Ebedimeleki w'umunyetiyopiya abwira Yeremiya ati shyira ibyo bishwambagara n'izo nyonga zishaje mu maha maze urenzeho imigozi. Nuko Yeremiya bigenza atyo, bahera ko bakururisha Yeremiya imigozi, baramuzamura bamukura mu rwobo. Yeremiya aguma mu rugo rw'inzu y'imbohe. Imana ishimwe cyane. Tugiye kuganira amagambo y'Imana, amagambo agaragaza ko hari umuntu Imana igiye kugutumaho. Hari umuntu Imana igiye kugutumaho muri uyu mwaka. Niwo murongo mfi. Alleluya. Hari umuntu Imana igiye kugutumaho muri uyu mwaka. Byandika nuko muri uyu mwaka hari umuntu Imana igiye kugutumaho. Ndafashijwe. Wowe hari umuntu Imana igiye kugutumaho, wowe umeze utyo, wowe ufite ikigeragezo, wowe ufite intambara ingana gutyo, hari umuntu Imana igiye kugutumaho. Arahari. Hariho umuntu Imana igiye kugutumaho. Imana ishimwe. Hari umuntu Imana igiye kugutumaho. Birashoboka ko yaba umunyarwanda mwene wanyu, birashoboka ko yaba umunyamahanga, birashoboka ko yaba yarize, birashoboka ko yaba atarize, birashoboka ko yaba ari mugufi, birashoboka ko yaba ari muremure, birashoboka ko yaba aturuka hafi yawe, birashoboka ko yaba aturuka kure yawe. Ariko jyewe nje kukubwira ngo hari umuntu Imana igiye kugutumaho, kandi ndaguhanura. Hari umuntu Imana igiye kugutumaho. Itegure, wicare ugubwe neza. Itegure. Hari umuntu Imana igiye kugutumaho. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Byandike muri wowe, byandike ko hari umuntu Imana igiye kugutumaho. Ndi kubyumva nk'ijwi riremereye muri jye, ndi kubyumva nk'ijwi ry'umwuka muri jye, ndi kubyumva nk'ijwi riteguza ko hari umuntu Imana igiye kugutumaho. Muri icyo kigeragezo ufite, hari umuntu Imana igiye kugutumaho. Muri intambara ufite, hari umuntu Imana igiye kugutumaho. Alleluya. Muri amashuri uri kwiga minerivare zikaba zabaye ikibazo, hari umuntu Imana igiye kugutumaho. Kuri iyo nda utwite, hari umuntu Imana igiye kugutumaho. Ndaje gusobanura mu kanya uyu muntu Imana igiye kugutumaho aje ati. Muri iyo situwasiyo urimo, hari umuntu Imana igiye kugutumaho. Muri ibyo bigeragezo ufite bingana gutyo, hari umuntu nasobanuriwe n'umwuka wera Imana igiye kugutumaho. Ubushize yatumye umuhanuzi uhanura. Ubushize yatumye umuhanuzi uvuga ngo umva uko Uwiteka avuze. Yego, ariko biratandukanye n'uwo Imana igiye kugutumaho muri ibi bihe urimo. Muri ibi bihe umuntu Imana igiye kugutumaho ntabwo aje imbokoboko. Alleluya. Umuntu Imana igiye kugutumaho ntabwo aje wenyine, aje ari kumwe n'itimu. Haleluya. Muri ibi bihe urimo umuntu Imana igiye kugutumaho ntabwo aturutse mu rugo diregite ngo ahitaze, hari ahantu agiye kubanza kunyura. Data ndakumva cyane. Uyu muntu Imana igiye kugutumaho ntabwo azanye amagambo, azanye ibikorwa. Uyu muntu Imana itumye aje neza, kandi aje mu nyungu zawe. Aje mu nyungu zawe, ntabwo aje mu nyungu ze. Uyu muntu Imana igiye kugutumaho yarakenewe. Ahangaha uyu muhanuzi Yeremiya, Bibiliya sinzi ukuntu iryoha bya hatari, ariko sinshaka kujya mu mateka y'uyu muhanuzi. Yari umusore, ibi byose byamubaye hari umusore, ni nawe muhanuzi ugaragara ko apfuye akiri umusore. Imana rwose yarakoze, niko yabishimye. Yeremiya ndakubashye, komeza uruhukire mu mahoro. Muhanuzi mugenzi wanjye, komeza uruhukire mu mahoro. Misiyo yakuzanye wayikoze neza, nubwo wahuye n'ibintu bikomeye, wakoreye mu mavuta akakaye, wakoreye mu birere bigoye, ibirere bagufunga, ibirere uvuma umunsi wavutseho, ibirere by'abahanuzi babi mwakoranye, hari n'abagukubise witwa Pashuri yakukubise urushyi ugiye guhanura. Yeremiya wakoreye mu bintu bigoye, amavuta wakoreyemo ararenze cyane. Wageze ubwo uvuga ngo waranshutse nemera gushukwa. Imana igeze ubwo ikubwira iti Yeremiya nakumenye ntarakumenya, ngushyiriraho ko umuhanuzi uhanurira amahanga. Imana yaragusuraga kenshi, ariko wakoreye mu bintu bikakaye. Aha rero
baramufungiye mu rwobo inzariza gutera mu gihugu imitsima irabura iratera imitsima irabura hanyuma Imana ngo umwami ategeka Ebedimeleki ngo w'umunyetiyopiya aragira ati ndajya gutabara Yeremiya ndumva ashaka kandi mu mavuta yo gutabara Yeremiya. Ebedimeleki yuzura imbaraga, yuzura amavuta, yuzura ubutabazi, bimwuzuramo bihera mu birenge bigeza mu mutwe, mu maboko, mu kanwa, bimwuzuramo gutabara. Ubu hari umuntu urimo ujyazwa, hari umuntu urimo wuzuzwa kugutabara, hari umuntu Imana izanye, Imana ishimwe cyane, Yesu ashimwe cyane, hari umuntu Imana izanye ariko akabaje yabanje kuzuzwa ubutabazi akuzanira. Ebedimeleki arangije yuzura imbaraga zo kujya gutabara Yeremiya mu rwobo, afata umwanzuro aravuga ati nubwo ngiye gutabara Yeremiya hari ibisabwa, ntabwo namugeraho n'umutwe musa, reka mfate abagabo 30, ntabwo ngenda jyenyine, reka mfate abagabo 30, aba bagabo 30 baramfasha gukemura ikibazo Yeremiya afite. Uko niko Uwiteka aje kugutabara, hari umuntu azanye kandi ntabwo aje wenyine. Ngo aramanuka afata abagabo 30, arangije arababwira ati tugiye gukora akazi ko gutabara Yeremiya. Yeremiya afungiye mu rwobo, arashonje, ameze nabi, amazemo igihe, kandi gutabara Yeremiya ntabwo tumugeraho gutya gusa, birasaba ko duca mu nzu ibikwamo ibintu. Turabanza duca mu nzu imwe dufate ubushwambagara, duca mu yindi nzu dufate inyonga. Abo bantu ngo bari bibitseho umugozi gusa, niwo mugozi bari bibitseho gusa, ariko baravuga ngo ntabwo twamugeraho n'umugozi musa, turabanza ducana dufate inyonga dufate n'ubushwambagara tujye gutabara Yeremiya atarapfa. Niko Uwiteka agiye kubigenzara abantu bagiye kugutabara, ariko bagiye kubanza guca mu nzu ibikwamo ibintu. Wamenya sari bikibazana, bashobora guca muri alimentation, bashobora guca mu iduka, bashobora guca mu bashobora baraca ahantu ntabwo baza, ntabwo abantu Imana izanye muri ibi bihurimo bari buze gutya gusa n'umutwe musa. Ngo barangije bafata inyonga n'ubushwambagara, baramanuka bageraho Yeremiya afungiye, baramuhamagara bati Yeremiya ati karame, tuzanye ubutabazi, tuje kugutabara, tuje kugukura muri urwo rwobo ufungiyemo, tuje kugukura aho hantu umaze iminsi uri. Twebwe twabiteguye, tuje twabiteguye, ntabwo twatunguwe, ni ibintu twabanje gutegura tubishyira mu nyurabwenge, dusanga ukwiye gutabarwa ariko twateguye. Twebwe tuzanye inyonga, tuzanye n'ubushwambagara, wowe turakwinginze tugiye kukunagira mu mwobo. Inyonga ubanza ushyire mu kwaha kumwe, ngo bamunagira inyonga ashyira mu kwaha kumwe, ngo bamunagira n'izindi shwambagara, ubushwambagara ngo ashyira mu kundi kwaha, ngo ashyira mu kwaha. Byari bisobanuye iki? Ubu n'ubutabazi bw'ibanze Imana izana ije kugusova, n'ubutabazi bw'ibanze izana kugira ngo igukira kuri tera igiye kuguheraho umutsima, kuko ntabwo yaguhera umutsima muri urwo rwobo, ntabwo yaguhera umutsima muri ibyo bigeragezo urimo. Igiye kukubanza ikuzamure muri ibyo bintu bimeze nk'urwobo. Umeze nk'umuntu uri mu rwobo nubwo tukubona ugenda, umeze nk'umuntu uri mu rwobo nubwo tukubona uri ku modoka utwaye, umeze nk'umuntu uri mu rwobo nubwo wicaye muri iryo duka, umeze nk'umuntu uri mu rwobo nubwo uri muri urwo rugo, umeze nk'umuntu uri mu rwobo. Haje ubutabazi bukuzamura, kandi izi nyonga n'ubushwambagara zasobanuraga iki? Ni protection kugira ngo bacishe umugozi mu kwaha, barawumuhereje ngo acishe mu kwaha munsi y'izo nyonga, munsi y'ubwo bushwambagara, kugira ngo nibamuzamura mu rwobo, mufashe kumva iki kintu, nibamuzamura mu rwobo ntatonyoke, umugozi ntumucemo atagira ibisebe. Nuko Uwiteka agiye kugutabara, agiye kugutabara mu rwego imigozi itagucamo, agiye kugutabara mu rwego kibazo kitakugaragaraho, dore ko abantu bazi kugenzura umuntu umaze iminsi mu bibazo. Agiye kugutabara mu rwego abantu bazakubona bakagira ngo warijijishaga. Agiye kugukura mu kibazo mu rwego abantu bavuga bati witubesha. Agiye kugukura mu kibazo mu rwego utazasa nacyo, sifa kwako Baba. Agiye kugukura mu kibazo mu rwego n'umuntu uzakubona atazakikubonaho. Imana ihabwa icyubahiro, ngo bamuzamuramo bamushyira kuri tere, bamushyira kuri tere. Ahantu Uwiteka kuzamuye agiye kuguhuza n'ibirere, ahantu Uwiteka urwobo Uwiteka kwivaniyemo, ubusiribatero Uwiteka kwivaniyemo,
ubushomeri Uwiteka kwivaniyemo, intege nke Uwiteka kwivaniyemo, agahinda Uwiteka kwivaniyemo, ibibazo bitandukanye Uwiteka kwivaniyemo, agushize kuri tere uhura n'ibyo wasabaga, kuri tere uhura n'ibyo umaze iminsi usengera usaba. Imana ishimwe cyane, twihaye icyubahiro. Muntu wari umaze igihe umeze nk'uri mu rwobo, muntu wari umaze igihe umeze nk'ugiye gupfa, ufungiye ahantu utagira umuntu ugukunda, utagira umuntu wagusura. Birashoboka ko uri mu rugo udasurwa, birashoboka ko uri muri situation utagira umuntu ukugeraho, ibyo ni ibintu bishoboka cyane. Ahantu rumeze nk'uri mu kato, ariko Uwiteka yohereje, hari umuntu yohereje. Haleluya, hari umuntu yohereje. Sifa kwa Bwana. Hari umuntu yohereje abantu, hari umuntu yohereje abantu maze imisuri. Imana ishimwe cyane. Hari umuntu yohereje, kuko mu buzima yohereje Bowazi kuri Rusi. Hari umuntu uje mu buzima bwawe, uje kugukura mu rwobo utarapfa. Haleluya, haleluya. Hari umuntu yohereje, nkuko Uwiteka yafasha abitorero bagatabara uyu mugabo Petero atarapfa. Hari umuntu yohereje mu buzima bwawe, nkuko yohereje. Haleluya, haleluya. Nkuko yohereje abantu bakajya gukura Yosefu muri gereza, bakamubwira bati bwamurakenewe, havutse impamvu itumukenerwa, hari inzozi zaroswe, hari umuntu watanze amakuru yawe avuga ko ari we musobanuzi w'inzozi zananiranye, none kenyera, shyiramo umwitero, ambara inkweto, ngo baramwogosha, bamuhubuza muri gereza, bamwambika impeta, bamwambika stile zijyanye no kugera ibwami. Hari umuntu yohereje kugira ngo ugere ibwami. Sifa kwako. Hari umuntu yohereje kugira ngo amadeni arangire. Hari umuntu yohereje kugira ngo cyamunara imanuke. Hari umuntu yohereje kugira ngo uve mu bukode. Hari umuntu yohereje kugira ngo utunge imodoka. Hari umuntu yohereje. Mwakire mu izina rya Yesu. Mwakire nk'umuntu Imana izanye. Turamwakiriye mu buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane kubwo umuntu yohereje. Turagira ngo twinjire mu minota yo gusenga, ariko tutarasenga. Ndagira ngo mbanze nkubwire ngo itegure. Tangira ubwire ibibazo ko hari umuntu Imana izanye. Tangira ubwire indwara ko hari umuntu Imana izanye. Tangira uganiriza ubukode ko hari umuntu Imana izanye. Tangira ikiganiro ubushomeri. Haleluya, ko hari umuntu Imana izanye. Amina, amina. Tangira ubwire Minerivare zabuze ko hari umuntu Imana izanye. Haleluya, haleluya. Tangira, tangira. Tangariza abishwa, abayuda, tangariza abantu bafashe ijambo ko hari umuntu Imana izanye. Hari umuntu Imana izanye. Tangariza, 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 tangariza. Tangariza Abisirayeli ko hari Dawidi uje kwica Goliyati. Hari umuntu Imana izanye kurangiza ikibazo. Tangariza Sisera ko Debora, hari umuntu Imana izanye nka Debora na Yayeli kwica Sisera. Tangaza, tangaza. Ohereza itangazo, ohereza amatangazo, ohereza itangazo. Tangaza, tangaza, tangariza ikigeragezo urimo ko hari umuntu Imana izanye. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Tangariza izo nkoni uri gukubitwa ko hari umuntu Imana izanye kugukiza izo nkoni. Sifa kwa Bwana. Haleluya, haleluya, haleluya. Tanga itangazo, tanga itangazo, tanga itangazo. Bwira Satani ko hari umuntu Imana izanye kugukura mu maboko ye. Haleluya, haleluya. Tangariza ubugumba, butangariza, tanga itangazo. Ubutangariza ko hari umuntu Data wa twese azanye ukava muri icyo kibazo. Tangaza itangazo. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Tugiye gusenga Imana, tugiye guhamagara Uwiteka nyiribihe, Imana ishobora byose. Twishimira ko hari umuntu izanye, turamwakiriye. Twakira umuntu Imana izanye mu madeni yacu. Twakira umuntu Imana izanye mu bushomeri bwacu. Twakira umuntu Imana izanye muri ubu burwayi. Twakira umuntu Imana izanye guhanura ko ejo nk'iki gihe indengo y'ifi izagura shekeri imwe. Tangaza, 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 tangaza. Tangariza, tangariza ko hari umuntu Imana izanye, 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 izanye guhanurira igihugu ko hari amahoro aje mu gihugu. Tangaza, tangaza, tangariza, tangariza, tangariza.
tangariza abantu bavuze ko uzapfa ntacyo ugezeho, batangariza ko hari umuntu Imana izanye kukikugezaho. Tanga itangazo ko bavuze ko uzapfa udakize, ko hari umuntu Imana izanye mu buzima bwawe, aje kandi aje gukemura ibibazo n'ibirarane, kandi nanjye ndi kumwumva, nanjye ubwanjye uri kubahanurira, nanjye ndi kumva ko hari umuntu Imana inzaniye, hari umuntu Imana inzaniye kunyumura mu buzima ndimo. Tangaza itangazo rivuye kwa data wacu twese mu ijuru, ivuga ko hari umuntu Imana izanye kugukura ahantu ititaye ahantu uri, nushaka uri mu rwobo uri kwivuruguta, hari inyonga n'ubushwambagara zoherejwe kugusapotinga kugira ngo uve mu kibazo ntikikugaragareho. Ni kumuhagobora umwavuye mu bupfakazi rusi ntibwamugaragaraho. Imana ije kugutabara ntibizakugaragareho. Imana yohereje ubutabazi mu buryo butazakugaragaraho. Imana yohereje ubutabazi mu rwego, aleluya, yohereje ubutabazi mu rwego uzatabarwa ntibigaragare ko ari waratabamye. Haleluya, ndumva Imana yohereje ubutabazi mu rwego umuntu azajya gushakiraho icyo kibazo, kamubwira uti mva nimwigireyo, Imana yarantabaye, natabawe mu rwego bitazangaragaraho, natabawe mu rwego bitazamenyekana ko napfakarima wabo, natabawe mu rwego bitazagaragara ko napfakajwe na Goliyati, natabawe mu rwego bitazagaragarira abantu ko natinze gushaka, natabawe mu rwego bitazagaragarira abantu ko nasibiye inshuro ebyiri mu kizamini, natabawe mu rwego bitazagaragara uyu muntu araje kandi arihuse, kuko afite sapoti, afite imbaraga zimwihutisha. Mwami Yesu, twakiriye uyu muntu, tumwakirije yombi. Uyu muntu uzanye aje akenewe, aje afite ibisubizo twari dukeneye, aje afite ubutabazi twari dutegereje, aje ahetse itimu imufasha ko tuva mu kibazo, aje amanura cyamunara, aje yishyura amadeni, aje atanga materiyeri, aje azanye inkwano, aje azanye ibikingiranwa, aje uyu muntu Imana izanye, turamwakiriye. Urakoze Mana, urakoze. Uwiteka azadutabara, Uwiteka ni umutabazi, yavuze ko azadutabara mu gihe tumwiyambaje. Turagushimiye ko uyu mutabazi aje. Urakoze, turagushimiye Mana kubikoreye kwiyubahisha. Dusenze dushima mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gufashwa n'Umwuka Wera bibane natwe twese ibihe bidashira. Amen.